niba hari icyo ubiziho. Ni kangahe utekereza ukuntu uru rugingo rugenga imikorerwe y'ibyo wakoze, ibyo uri gukora, ibyo uzakora, ko ari urugingo rutarengeje ikilo kimwe mu buremere cyangwa se mu ngano. Ubu ngubu nibwo bwatumye tuvumbura indege, amagorofa turubaka, inkingo turavumbura, imashini za rutura turahimba, kugeza naho twibaza niba tware mu muntu wacu tugashyira hariya. Iyo tutagira ubwonko, ibyo byose ntondetse hejuru byari kuba imfabusa. Inako sinanahamya neza ko twari kuba tuzi ko twitwa abantu. Twongeye kubaha ikaze nanone mwebwe tubana umunsi ku wundi. Twigarukiye muri wa mwanya twahariye ikiganiro menya byinshi. Uyu munsi sinzi niba ushobora kwiyumvisha rumwe mu rugingo ugendana buri munsi rw'agatangaza mu buryo nawe bitapfa korohera kumva. Ese wowe ubitekerezaho kangahe? Ubwonko bwawe niho bubiko bukomeye bw'amakuru ndetse n'ibyumviro byose ugira umunsi ku wundi. Ahubwo se niba hari icyo ubiziho, ni kangahe utekereza ukuntu uru rugingo rugenga imikorerwe y'ibyo wakoze, ibyo uri gukora, ibyo uzakora, ko ari urugingo rutarengeje ikilo kimwe mu buremere cyangwa se mu ngano. Nibyo rwose, kuko ku muntu mukuru wenda dufashe nk'urugero ku bagabo, ubwonko bw'umuntu w'igitsina gabo ukuze nibura bupima amagarama 1336 ari angana n'ikilo kimwe ndetse n'amagarama 336 bitarenga. Mu gihe ku bagore nyine bamwe twita ko bakuze, bo nibura ubwonko bwabo buba bupima amagarama 1198 bijya kungana n'ikilo kimwe ndetse n'amagarama 198. Gusa nanone ntitwakwibagiza ko ingano y'ubwonko runaka y'ikinyabuzima igenda ihindagurika bitewe n'ingano yacyo, imyaka, ndetse hagendewe no ku ngano y'umubiri w'icyo kinyabuzima. Gusa nubwo bimeze gutyo, n'ubundi ikiganiro cyacu uyu munsi kiragaruka ku ngingo isa nibaza. None wowe uri kunyumva kuri uyu munsi, niki mu by'ukuri wamenya ku bwonko? Ubwonko bwaba bukora gute? Ibyo bukora bubikora gute? Ubundi se bukozwe mu ki? Muri make ubwonko ni iki? Ibuka kumanuka munsi y'iyi video ureba hano hatukura handitse ijambo subscribe, hakande nubona nakazogera gato kaza impande yaho ugakandeho, tuzajya tubana muri gahunda zose zacu za buri munsi. Samuel Mugisha niwe wumva kuri mikoro mu kiganiro cy'uyu munsi, ni ikiganiro menya byinshi. Ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi niba turi kuvuga ku bintu bitandukanye wamenya ku bwonko, bimwe mu bintu twamenya nuko uru rugingo ubusanzwe ni nk'ikamba rya zahabu ku mubiri wacu. Birumvikana kwangirika kwarwo, kugira ikibazo kwarwo, umubiri ubwawo ni ukubihomberamo bikomeye cyane. Ibi ndabivuga uyu munsi kuko ubwonko hamwe nabwo ibi byose birashoboka tukabikora neza cyane. Tutangirira ku buhanga twisanganye, ubu ngubu nibwo bwatumye tuvumbura indege, amagorofa turubaka, inkingo turavumbura, imashini za rutura turahimba, kugeza naho twibaza niba tware mu muntu wacu tugashyira hariya. Hamwe n'ubwonko kandi tubasha gusobanukirwa, tukagenda ndetse tukinyeganyeza. Ariko se bunadufasha nanone kugena uko twitwara? Ibyo murabizi cyane. Ahari wabyumva nk'amakabye nkuru, nyamara ukuri ni iyo tutagira ubwonko, ibyo byose ntondetse hejuru byari kuba imfabusa. Nibyo rwose nta na kimwe ububona uyu munsi. Inako sinanahamya neza ko twari kuba tuzi ko twitwa abantu ubwacu twebwe. Nyuma y'ibinyejana byinshi rero, abahanga mu bya siyanse tudasize n'abafilozofe batandukanye barwana no kumva neza imikorere y'ubwonko, uyu munsi turavuga ibi ngibi kuko nibura mu myaka 10 ishize yonyine guhera uyu munsi nibwo nibura abashakashatsi bize byinshi ku bwonko kurusha ikindi gihe cyabayeho. Niyo mpamvu rero uzumva hari abita imyaka y'1990 ikinyagihumbi cy'ubwonko, the decade of the brain. Intore irangaje izindi mbere muri ubu bushakashatsi bujyana n'ubwonko ni ikigo NINDS, National Institute of Neurological Disorders and Stroke, ikigo gikora ndetse kikanatera inkunga ubushakashatsi mu bijyanye n'ubumenyi rusange cyangwa se ubumenyi bwa siyanse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi ku isi. Iyo niyo mpamvu rero amakuru yose turakoresha muri iki kiganiro cy'uyu munsi navanwe mu nyandiko z'iki kigo cyabashije gushyira hanze.
ni National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Ubusanzwe rero urebye ukuntu ubwonko bwubakitse bugizwe n'ibice bitatu. Hari igice cy'imbere ari cyo bita frontal brain, icyo hagati bita mid brain ndetse n'ikinyuma bita hind brain. Nibyo ibice byose ubusanzwe biruzuzanya, gusa buri kimwe kikaba gifite imirimo yihariye cyuzuza. Ushaka kumva neza imikorere y'ubwonko wabyumva neza duhereye kuri cya gice nababwiye twise ikinyuma ari cyo hind brain. Hanyuma hari tukaza kubona kugenda twinjiramo neza mo gake. Iki gice rero cy'ubwonko cy'inyuma ni igice ubusanzwe kigizwe n'icyo twakwita uruti rw'ubwonko ari rwo brain stem, ndetse n'igice cyo hejuru cy'icyo twagereranya n'uruti ruhuza ubwonko n'ibindi bice by'umubiri. Abaruzi bakunze kurwita spinal cord, ndetse n'ikindi gice nanone giherereye ahamwe iki gice cy'inyuma cy'ubwonko bita cerebellum. Ahangaha rero twatangiye kwinjira mu kiganiro cyacu. Iki gice cy'inyuma cy'ubwonko ni igice ubusanzwe kigena uburyo uhumeka ndetse n'uburyo umutima utera. Aha ndavuga inshuro z'umutima ukuntu utera. Nubwo kimwe mu bice bigize iki gice cy'inyuma cy'ubwonko kimwe cyitwa cerebellum, abahanga uyu munsi bemeza ko kigena ukwinyeganyeza ndetse n'ibindi bijyana nabyo. Uyu munsi iyo wicaye kuri sentizeri, piano cyangwa se ugakubita agapira ka tennis uri gukina, uba urimo urakoresha iki gice cy'ubwonko giherereye inyuma cyitwa cerebellum. Ni igice kigena imyinyiganyirizwe y'ibice by'umubiri. Dusimbukiye kuri cya gice cyo hagati cy'ubwonko cyitwa mid brain. Iki ngiki ni cyo ubusanzwe kigenzura ibikorwa byose bidasaba ubwonko kubanza kubitekerezaho. Ibi ubusanzwe bizwi nka reflex actions. Buretse ko iki gice cyo hagati cy'ubwonko ari nacyo kigenzura ukunyeganyega kw'ijisho ndetse n'izindi muvuma cyangwa se indi myinyiganyirizwe ikorwa wabigambiriye. Hanyuma rero dukomeje ku gice gisigaye cy'ubwonko cy'imbere kimwe cyitwa fore brain cyangwa se front brain. Iki gice ubusanzwe ni igice kinini ndetse cyubakitse cyane cy'ubwonko. Muri rusange kigizwe n'igice bita cerebrum, apana cerebellum twavuze kare, ahubwo cerebrum, ndetse n'ibindi bice bisa n'ibyihishe munsi y'iki gice. Ni cerebrum. Ubusanzwe iyo abantu bitegereza amafoto y'ubwonko ni iki gice cya cerebrum bibonera. Igice kiri hejuru y'ibindi byose mu bwonko, isoko y'ubumenyi, ubuhanga, ubuhangange twubatse kuri iyi si. Nicyo kibika inzibutso zose tuba dufite. Uyu munsi niba uri kwibuka ko nijoro wageze ahantu ugahura na Claude, ni urugero. Claude wari wambaye neza akagusuhuza aguhobeye, ukibuka ko wari umukumbuye. Ni iki gice cy'ubwonko ubikesha. Ni cerebrum. Iki gice nicyo kikwemerera guteganya, kikakwemerera gutekereza ibidahari, ibi bizwi nka imagination, ndetse no gutekereza ubusanzwe. Nicyo kinakwemerera kumenya inshuti zawe, gusoma ibitabo n'ibindi. Iki gice cya cerebrum rero nacyo kikaba kigabanyijemo ibice bibiri, ndetse tutitaye ku kuba ari ibice bibiri bisa n'ibitandukanye, byose bikorera hamwe mu kuzanira nyir'ubwite ubigendana ibyiza bitagira ingano. Kugira ibyumve neza, muri bya bice bibiri nkubwiye, igice cy'ibumoso nicyo gishinzwe gukora amagambo tuvuga ubusanzwe, mu gihe rero icy'iburyo kigenzura ibijyana n'ubumenyi bujyana no gutekereza. Ari nayo mpamvu hari abuzumva bavuga bati niba ubusanzwe ushobora gukora ibintu bijyanye na reasoning skills, ibi birimo nk'imibare n'ibindi byose bisaba gukoresha ubwonko, uzumva bavuga ko uri mu bantu bari right brained, cyangwa se bakoresha igice cy'ubwonko bwabo cy'iburyo cyane. Nuko bamwe baba bazi ibijyanye no gukoresha amagambo. Nk'urugero ahangaha, muzi bamwe mu bantu mu mashuri baba bumva indimi cyane kurusha ibindi bintu mu myigire yabo. Aba uzumva bavuga ko bakoresha igice cyabo cy'ibumoso cy'ubwonko cyane. Gusa nanone ikintu wafata ahangaha nuko ubusanzwe ibimenyetso by'amashanyarazi biva cyangwa se bijya mu bwonko bivuye mu bice bitandukanye by'umubiri. Bigaragara ko bigenda mu buryo bucurikiranye. Birumvikana ibimenyetso biva mu bice by'umubiri biherereye iburyo byose byisoka ku gice cy'ubwonko cy'ibumoso. Ibintu bisobanura neza impamvu ibice by'ubwonko icy'ibumoso n'icy'iburyo bigenzura ibice by'umubiri mu buryo busa n'ububusanya. Ari niyo mpamvu rero uzumva bavuga ko iyo ikibazo kibaye mu gice cy'ubwonko cy'iburyo biba bishobora gusiga nk'ukuboko ndetse n'ukuguru kw'ibumoso byabaye paralize. Ibyibuke neza, ibi bice by'ubwonko bigenzura ibice by'umubiri mu buryo busa n'ububusanya.
Buri gice rero kiri mu bwonko muri bya bindi bibiri maze kubabwira. Nanone bisa n'ibigabanyijemo utundi duce twinshi abazi ibijyanye n'ubuzima bita lobes. Nyumva neza. Nk'urugero kugira twumve neza utu duce tundi, reka dukomoze kuri ibi. Nk'ubu ngubu hari utwitwa frontal lobes. Utu ngutu twiryamiye ahagana munsi gato y'agahanga. Munsi y'agahanga kawe hamwe n'utu duce nitwo tukwemera gutegura ibintu runaka uzakora, gutekereza hazaza ndetse n'ibindi bisaba gutekereza. Iyo niyo mpamvu rero abantu benshi iyo bari gukora bimwe mu bintu bisaba gutekereza cyane baba basa n'abahonda ku gahanga. Nubwo wenda atari kuri bose. Hari utundi duce twitwa parietal lobes. Utu ngutu natwo dusa n'uturi inyuma ya twa tundi maze kubabwira mu kanya, ndetse utu ngutu nitwo dusa n'utugenzura uburyohe n'ibindi, ndetse nk'urugero igihe cyose uriye nk'ifunguro riryoshye, uburyo bwose ibiryo wumva bimeze mu kanwa kawe n'itandukaniro ryabyo bigenzurwa n'utu duce twitwa parietal lobes. Izi parietal lobes ahagana ku bice byazo by'imbere niho tunasanga agace gashinzwe ibyiyumviro, ndetse muri aka gace niho ndiri y'imigenzurirwe y'ibyiyumviro bitandukanye nk'ubushyuhe, uburyohe, ibyiyumviro by'uko bagukozeho n'ibindi. Niba uri kureba amashusho atandukanye kuri ekara yawe muri iki kiganiro, hari uduce duherereye ahagana inyuma y'ubwonko turi mu kazi. Utwo ngutwo ni utuzwi nka occipital lobes. Utu ngutu nitwo ubusanzwe dusesengura amashusho tukanayahuza n'inzibutso cyangwa se amakuru ari mu bwonko. Niyo mpamvu rero iyo bene utu duce twangiritse, nyir'ubwite abashobora kuvanamo uburwayi bw'ubuhumyi. Batwita occipital lobes. Utundi duce two mu bwonko twavugaho uyu munsi ni utwitwa temporal lobes. Utu ngutu ushobora kuzumva batuvuga bitari rimwe. Ibuka gukora subscribe tujye tubana mu biganiro byacu byose bikoroye cyane. Ni uduce twitwa temporal lobes. Niba uyu munsi ushobora kuba ukunda amasimfoni cyangwa se umuziki, ubikesha utu duce. Kuko ubundi ahagana mu gace ko hejuru k'utu duce ni agace gashinzwe kwakira amakuru ava mu matwi, ndetse mu gihe agace ko hasi k'utu duce gashinzwe kugarura amakuru yose ajyana n'umuziki. Dukomeje rero kuri cya gice nababwiye cy'ubwonko kiri ahagana ahatagaragara, ubwo nyine nahazwi nk'ubwonko bw'indani, the inner brain. Ahangaha niho haba abo twagiranye nk'abarinzi b'amarembo y'uruti ruhuza ubwonko n'ibindi bice by'umubiri. Twaruvuze kare ni rumwe bita spinal cord. Ni ahantu ubusanzwe hagenzura uko twiyumva bitewe na situation turimo, ndetse hakanagenzura muvuma zose dukora tutabanje kubitekerezaho. Niba uzi ko mu gitondo wabyutse ukibambura mu buriri, ukaba uzi neza ko iyo wakoze interviews y'akazi ukakabona utaha wishimye, ni igice cy'ubwonko cyitwa hypothalamus ubikesha. Hypothalamus ngaha ahantu h'ingenzi hagenzura ibyiyumviro byacu ndetse ibuka neza. Icya gihe wari wishimye bitagira ingano cyangwa se cya gihe warakaye warubiye, hypothalamus yari iri mu kazi. Nyamara nubwo bimeze gutyo, mu nyemero uyu munsi dusoreze iki kiganiro cyacu turi bwite igice cya mbere ahangaha. Kuko ubwonko ni bunini mu buryo buhambaye, ingingo igiye gusa nituma tugisubika tukazarebera hamwe ibindi bidasanzwe kuri uru rugingo rw'agatangaza mu gice cya kabiri. Nzakibakoreraho rwose. Mu gice cya kabiri rero tukazagerageza kuvuga ku makuru atandukanye wamenya ku bwonko, harimo nk'ingano y'ubwonko bwacu, uburyo ingano y'ubwonko ihindukana n'imyaka y'ubukure, ndetse tuzavuga n'ingano ingana iki y'ubwonko dukoresha mu busanzwe, ndetse nanone ubwonko bwacu bushonje bingana iki, bukeneye iki ngo bubeho neza. Ni mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro. Ni ikiganiro mukurikirana inshuro ebyiri mu cyumweru, buri wa gatatu isaa 9:30 z'amanywa, ndetse na buri ku cyumweru isaa 3:30 za mu gitondo. Tubibutsa neza ko kugira mujye mubona ibiganiro byacu byose mu buryo buboroheye cyane, tubasaba gukora subscribe kuri iyi YouTube tunyuzaho ibiganiro byacu ni Terre Montagne Rwanda. Ubundi tukajya tubana mu biganiro byacu byose biboroheye cyane. Ni ugukora subscribe, ukibuka no gukanda kukazogera kaza iyo umaze gukora subscribe. Ibyo rwose bikazajya bigufasha kubana natwe mu buryo bukoroheye cyane. Nge wumvaga nitwa Samuel Mugisha, reka tuzasubire ubutaha.